Kameramani aka kana ari ko kantu bashe kukabona kamera nyasha Jesus Christ kara kamera si urakabonye director ongera Misore hano yiyanditseho DJ Pink mu gatuza k'iburyo sinzi nimba uri kumva icyo kintu What's up you all twongeye kubakira mu kiganiro cyacu tukaba tubafitiye umutumirwa nka DJ Pink what's up meze bite meze neza urasa neza urakoze watangiye wibwira abadukurikiye amazina yanjye nitwa DJ Pink ndi umu DJ nkaba no mu content creator I think that's enough nkaba no mu kamashomodo okay duhere ku kariyeri ya DJ content creation cyangwa whatever you want okay whatever is being interested it's okay so nowadays I'm being interested kuri content creation yawe ari nacyo kintu nowadays kirimo ahantu hose DJ Pink wisanze gute muri biriya bintu bya content creation ndakeka nijya kuvuga kuri content creation biransubiza inyuma no mu myaka yahise kugira ngo mvuge uko natangiye naho ngeze ubu ngubu DJ Pink natangiye nitwa Gloria Model natangiye ndi umumodo nakoraga muri agence yitwa RMA uri kumva kwa Mutabazi abantu benshi barahazi yego nari umumodo naniga secondaire nigaga secondaire ndi umumodo nkorera igikondo muri practice nyine no twakoraga ama practice hajya njya muri modo nka modelinga ariko nyine kwa kunda abantu baguca intege ati uri muremure nakuri mugufi ntabwo uri muremure cyane bihagije ikindi ufite ukuntu nyine uzabyibuhamo cyangwa ubyibushyemo gake uri kumva ntabwo uri slim bihagije so ndavuga ati rero ndi gukomeza guforsa kuba umumodo kandi bidakunda nyine mu runaway modo kuko haba amoko y'abamodo ndavuga ati why not ntakikorera akamasho modo nkajya nkora amafoto meza nkaya postinga kuri Instagram ku buryo ashaka no kuboneka nk'ikiraka cyo kwamamaza ubwo nyine nkumva ko bari bunshyire ku byapa kwamamaza amavuta n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye nuko nabaye mu modo ubwo nyine ndavuga ati rero aho kugira ngo nkomeze gukora runaway modo ikanikorera akamasho modo niyamamaze nyine ni publishing abantu bamenye yego ubwo nyine nahise najya gukoresha Instagram yanjye cyane na TikTok nyine ama social media ndayahagurukira najya kuyakoresha ariko ubwo urumva icyo gihe narigaga wigaga muri secondaire nigaga mu gatanu secondaire none se tutararenga aho ngaho niki kintu cyatumaga kuri kumva washakaga ikintu cy'imibereho niki kintu umwana wa secondaire yashakaga kugira ngo utangire winjize amafaranga niki kintu niki kibazo wari ufite cyatuma uhita utangira kwihutira gushaka amafaranga gutyo urumva ahanini nubwo target yanjye yari amafaranga nubwo target yari kuba umustar ahubwo target yanjye yari kuba wa mukobwa uri independent ushobora gukora ibintu bye gake ariko nyuma bikazamugirira umumaro either nshaka nahereye kuri modeling mba umu DJ ariko mu rugendo rwo kujya mba umu DJ hari ibintu byinshi nakoze kandi nyine binyuze muri iyo mirimo yose nagiye nkora kandi urumva umuntu ku myaka yanjye wagiye ukora utuzi twinshi tugiye dutandukanye it's another experience kuko nabaye mu modo bimaje kugeramo hagati nyine mbona ko bitazakunda ko nkomeza modeling ndavuga ati reka njye mu bindi ariko nyine ibyo bintu byose nagiye nkora byangiriye akamaro kugeza ubu before yuko wenda ujapinga kuri icyo kibazo cya kamasho wigeze hari ibiraka wigeze ubona cy'amafaranga ukavuga ati aya mafaranga ndayabonye nyakuye muri iki kintu cyo kumodaringa yego nagiye mu ndirimbo nabaye mu vixen nyine urumva bari bakeneye abamodo bo guhagarara mu ndirimbo turagenda duhagarara mu ndirimbo ya Daleste na DJ Pius baravuga ati ibintu bigiye gutangira kugawa ariko nyine nta kibazo nyine iri umuntu
iyo ari gutangira uba wumva nyine ari menshi byatari ubwo rero urumva nyine nanone buriya gufata amafaranga wavunikiye biraryoha byatari niyo yaba ari makeya ariko uko yaba angana kose ariko wayavunikiye kandi wakoze ibintu biciye mu mucyo uba wumva ari byiza cyane na n'ikintu kiri interesting nko gukorera amafaranga ukayavunikira ukanayasipendinga uko ushaka ariko urumva njyewe nakuranye spirit yo kumva nshaka kwitunga nshaka kubaho ndi umukobwa nyine uri independent utadependinga ku bantu nkafata nayo amafaranga makeya nabonye nkaguriramo gift mama wanjye uri kumva umva rero urumva niyo spirit nyine ngiye nakuranye iyo spirit kuko byanga byakunda ari ikintu kigira imva n'imvano hari role model waba ugira cyangwa undi muntu wireferaho ukavuga ati ngewe ngomba kuzaba nk'uyu muntu niyo kariyeri zitaba ari zimwe ariko uvuga ati ibintu akora ndabikunda nabigenderaho mama wanjye ni umwari cyane ni umukozi akunda gukora niwe nireferaho tuzashaka akanya utubwire kuri background yawe uko ndikumva iri interesting by right now reka tujye ku bintu ukora uri umu DJ and wanambwiye ko ukora content creation duhere kuri content creation ubundi content creation ni iki ukoramo nkora food content okay n'ikibazo n'abandi bantu bose bakibaza rero nk'umukobwa mwiza nkawe kubona urimo urafata nuza yose baga ukayitamira ukayimara ujya kujyamo ku munsi wa mbere ntabwo watekereje ko abantu bazamvuga gute what will people say kubona ndimo ndarya am exposing myself icyo abantu bakuvugaho waba ukora waba udakora si abantu barakuvuga ahubwo ikintu ngiye nagiramo n'abantu inama bene ushaka gukora ikintu as long as icyo kintu kizakwinjiriza cyangwa se kikwinjiriza kandi kikaba kigushimisha wowe gikora wumva nta rubanza wicira ukavuga ati eating nyine ntabwo ari ikintu kigisebetse wenda I think uburyo twebwe tubikoramo it's a funny thing wenda umuntu ajajinga bitewe n'uko abishaka ariko the way we did it as a game kandi game iri funny ishimisha abantu ushobora kureba wababaye ugaseka bafatiye gukomana mbega umukobwa noneho ikindi kintu nabonye kuri ziriya content zanjye zo kurya zifasha abantu batagira peti kuko abantu benshi ama feedback menshi nagiye numvise ko hari abantu baba badafite inzara ariko bareba ukuntu turi kujya dufite courage bo bakagira inzara so njye no kuzikora nibyo bintu bibiri nagendeyeho none se kuba binyinjiriza no kuba byafasha abantu bagira ikibazo cyo kuba bafite inzara bakaba nyine bashaka kutubona dukina kuriya kumva arashonje bikamutera courage yo kujya cyangwa se akaba nawe yabikora kugira ngo ajye kuko hari abantu benshi kurya byananiye aho usibye ubu ngubu wenda ko ibintu bitangiye kugenda neza amakampani aza akaba yaguha biraka ukaba bamamariza ku bintu bijyanye n'ibiryo urimo uratangira kariyeri upostinga nka video ya mbere cyangwa ya kabiri ni abantu bigeze baguca intege ngo bakubwire ati ibi bintu ntabwo umukobwa mwiza nkawe wakaba ubikora video ya mbere ntabwo yagiye kuri platform yanjye yagiye kuri platform y'umuhungu dukorana ufite imisatsi I think abantu bamajije nawe kumumenya niwe twakoranye bwa mbere ariko by that time I was still thinking of what kind of innovation nazana what strategy I can use kugira nigarurire imitima y'abantu kugira abantu bankunde so I was even so shy ntabwo nyine nabikoze neza ariko video ya mbere njye nakoze yagiye no kuri platform yanjye ubu ngubu imaze kugira 1,000,000 ya views kandi urumva yaraboostinze ahubwo ubu ngubu umenye iri kugenda kuri ritme isanzwe icyo gihe nari amagi 2 itandenzaho amazi urumva amagi amazi ni ibintu bidashoboka nyine abantu barumiwe baravuga se amazi n'amagi birajyana wapi ati ni gute wifata ugashyiraho igi ugashyiraho igihe kabiri ugashyiraho n'amazi ibyo bintu ntabwo nyine wumva ni ibintu bidashoboka wumva ni ibintu bitabaho and I was like abantu muri comment bari kuvuga ati ibaza ahantu yicaye ibaza ahantu ni iyihe video we wakoze nawe ubwawe wasubiramo ukavuga ati
ibi bintu ntabwo uyu muntu yari ngewe. Video y'amajyane na video iyo twari turi gucuranwa baga turi batatu. Nafashe akabaga ndagakanda kose mbona karagiye. Actually hari uko byagenda kose ni yihe nama wagira umukobwa ushaka gutangira urugendo rwa kariyeri ya content creation akaba afitemo ikintu cyo kwitinya? Inama namugira rero buriya dutinya abantu dutinya abantu, kandi ntabwo umuntu utinya nta kintu azaguha. Nshobora kuvuga ati se director Kefa azamfata gute, ese Ben azamfata gute, ese runaka azamfata gute, ariko abo bantu utinya ko bagufata ukuntu nta kintu bakumarira. Nk'ubu ngubu ngiye nshobora kuba nabuze ikintu nambara, kandi wenda ya content nari kuyikora. Tuvuge nk'urugero, ushobora nko kuba waba uri gukora content nkakenera kuyamamazamo nko kuri video imwe nkajya nkohereza 100,000. Amafaranga ntabwo ari make, ntabwo ari make. Ubwo urumva amafaranga ibyo 100,000 uyakoresha ukemura ibibazo byawe. Ntabwo wa wundi utinya azaza kuguha ya mafaranga, nta nubwo yanayaguhereye, nta nubwo aramubwira ati mfite ikibazo mfasha. Wapi? Ubwo bivuga video imwe ushobora kuyikorera 100,000, video imwe yo kurya, yo kwamamaza. Amafaranga umuntu ashobora gukorera ukwezi kose, undi muntu arimo arayakorera mu masegonda 30. Ndaje dutangire turi kumva. Ubwo rero ikintu ngiye nabwira umuntu ushaka gukora, kura amaboko mu mufuka. As long as ubona ko ibintu bishoboka wabigeraho, kandi natwe aha tugeze ntabwo twari tuzi ko tuzahagera. Nkuko natangiye nkubwira urugendo rwanjye nubwo ntarusoje turuze kugenda dukomeza tunyuzamo. Ntabwo umwana avuka ngo yuzure ingobyi. Hari ibyo nahereyemo, nabaye mu modo ndikumva be, nakoze igiseriveri muri The Green Lounge, uri kumva, nakoze ububarista, nakoze ububatenda. Hari aho twajya duhurira mu maserivisi n'abaprotokole mu makwe, uri kumva. Ibyo ni ibintu byose nagiye nkora, nkusanya iki amafaranga, nkusanya iki ubumenyi, nkora iki nubaka ubushuti n'abantu. Buri ikindi kintu abantu batazi ntabwo bazi kubana n'abantu, kandi abantu ni ingenzi mu buzima. Uzankenera, nzagukenera, director azagukenera. So ni ukuvuga ngo mu buzima turakenerana, ahubwo ahantu uri menya kuhakoresha neza mu gihe cya nyacyo, witware neza, abo muri kumwe ubabanire neza, kuko naguzi aho ejo uzaburi. Muno munsi ntabwo nakicara hariya ngo njye kuri kamera nisangize njyenyine. Wapi? Nzakenera wa muntu aze dusangire, turushanwe, mubone ko tuhabayemo kurushanwa. Ejo n'ejo bundi nawe azankenera, nanjye mufashe. Nyine ubuzima no gufashanya, ukagira discipline, ukamenya icyo ushaka. Bijye mu bintu numenye icyo ushaka urandavura. Ikibazo cya nyuma mita nko mwereka ikintu cyatumye muhamagara uyu munsi ari surprise mufitiye. Ni iki kintu wabwira umuntu waguciye intege urimo uratangira, by right now ibintu uri gukora bikaba biri kuguhemba? Ni iki kintu wabwira uwo muntu, message ntoya wamugenera? Rero na n'ubu rega baracyahari, ntaho bagiye. Ariko buriya mu buzima nkuko nabikubwiye, ugira discipline, ukamenya n'icyo ushaka. Iyo uzi icyo ushaka nagufata icyo ubonye, kubera ko nzi icyo nshaka. Iyo uzi icyo ushaka nagufata icyo ubonye, kubera ko namenye icyo nshaka, nanze gufata ibyo nabonaga. Hari inzira za bugufi mba naraciyemo, nkaba narageze kure, naranarenze pink nakabaye ndi uno munsi. Uri kumva? Hari ama opportunities menshi nagiye mbona, hari abo twagiye duhura bansezeranya ibintu runaka, ariko nkabona ni inzira za bugufi. Kandi ibintu bya bugufi uko bibonye bugufi ni nako birangira. Buri ikintu wakoreye igihe kinini kiraramba, nyine niyo kije nacyo kiza kirambye. Ariko ikintu giciye panya, wahemutse, wakoze ibiki sinzi ngo batanze imifuri, ngo ibyo bintu byose ntabwo biramba. Uri kumva? Ariko njyewe umuntu nzi neza aho nahereye arabizi, nakoze igiseriveri, nakoze ibiki, urumva nari karazi. Urumva ko nibyo ntangiye kugeraho ubu ngubu ndi kubyishimira, kuko narabivunikiye. Kandi simagaritse gukora, ndacyakomeje gukora. Banci intege, hari ikiganiro nigeze gukora mbabwira ko nta ntege ngira, rero nta nizo nzacika. Abaguca intege basubize amerwe mu isaha. Intege se kandi nazo mfite. Ntago nacika intege kuko nazo mfite, nkomeje gukora. Ahubwo ikintu nabwira abakunzi banjye, mukomeze mukore subscribe
comment share like mukomeze mu nkunde mukunde ibintu nkora komeze bagushyigikire cyane bakomeze banshyigikire kandi mbafitiye ibintu byinshi cyane byiza umva banyitege ngewe ubu ngubu ndi kwishyushya ntago ndazi okay reka nkuzanire surprise y'umunsi nkuzaniye kuri uyu munsi uramemba ndaguhemba iki se kandi my guy hari umuntu uyu munsi nakuzaniye turi buze kubahuza bimeze bite umuntu uramuzi umuntu uramuzi ndamuzi musohoza muraho mabuja muraho neza turabafana cyane murakoze Pink ni umuntu nifuje kubahuza nawe naramubonye mbona hari ikintu nshaka kukwereka ni surprise uyu munsi nkuzaniye kandi turaza kongorera aka kantu nusanga se atari surprise aha reka maji wamunyerekeye akantu ho gato ka mbabarira kabisa sinzi nimba kameramani aka kantu ari ako kantu ubashe kukabona kariya kantu si urakabonye director ongera umusore hano yiyanditseho DJ Pink mu gatuza k'iburyo sinzi nimba uri kumva icyo kintu Pink mu rugendo rwawe rwose ni iki kintu watekerezaga kugera kuri level wumva someone azakwiyandika mu gatuza my guy umeze bite meze neza ngatangira wibwira abadukurikira nitwa DJ Jimmy ndi umu DJ nkora nababwiye bakanzanira amazi dukora umwuga umwe hari menya ari nayo mpamvu my guy hagize umunzanira amazi ushobora kuba narabikoze kubera we kuko nabikoze nyuma ye ego so iyi tatu imaranye igihe kingana iki imyaka 2 n'igice cyangwa 3 ni iki kintu se cyaguteye uri kugenda ukavuga ati njyewe mu nyandikireho DJ Pink hano ku gatuza k'iburyo njye ndumva nta gitangaza kibirimo ni ubwa mbere ubonye umuntu ufana undi ntabwo ari ubwa mbere ko ni ubwa mbere mbonye umuntu wiyanditseho undi yego urwo rukundo uburiri wayindi zira tatuwaje agira zose nta muntu uriho ushobora kuba ari nk'umwana we umuntu w'inshuti tatuwaje za Michael Jackson na Chris Brown agira tatuwaje ya Michael Jackson wowe muri make ku DJ Pink ni umuntu wireferaho uvuga ati nka kariyeri wambwiye ko uri umu DJ kariyeri yawe y'ubu DJ fana DJ Pink kuri level uvuga ati ngenda namwandika ushaka gufana abanyamahanga ufana abantu mutazahura shamai uranyensipiye kabisa ikibazo cy'abanyarwanda bashobora gufana abanyamahanga nzajye kwandikaho DJ Khaled tutazahura urumva uyu we nagize imana mpuye nawe uwo nguwo niyo byagenda bite nta buryo nabo muzahura nawe mbese nka kariyeri yawe y'ubu DJ ujya wifuza kuba wakorana nawe mugahurira stage mwese mufite ikiraka kimwe mahirwe mu nzozi honyine ikintu ryamwe kabirote DJ Pink ikintu uvuga mba nabaye speechless reka basi mwibariza ikibazo okay nabaye rugari ambwiye ko tatu imaranye imyaka 2 3 itatu irabura amezi kuri anniversaire yawe wongeye icyumweru kimwe uzaba yuje imyaka 3 ibishyizeho oya hari hashize iminsi anniversaire ibaye ko ndumva hari nk'inshuro gatatu mubonye acuranga kuri anniversaire mbazaho mehera mbaza none se Jimmy utuye heza Kanombe none se bwa mbere umenya Pink wamumenye akora iki wamenye ndi umu DJ ku imyaka 3 yose ntago nari umu DJ ntago imyaka yose ari umu DJ nakumenye niga ahite kwa Dodo uri umumodo ukuvuga ngo anzi kera from scratch none wamenye ndi umumodo urumva namenye ndi umumodo tatu ishyiraho ndi umu DJ
niyo inspiration yaguteye kuba washyiraho tatuwaje y'izina ryanjye? Mwese ndi kumva mwabigize ibitangaje. N'ubwa mbere ubu nyuma yashyize tatuwaje y'umuntu afana. Nyine inspiration, motivation cyangwa ikintu cyabiguteye kitari ukubufana umuntu gusa. Ushobora kumufana ariko ikintu gituma ufana. Oya, ikintu gituma ufana ni uburyo ukoramo ibyo ukora, uburyo ucuranga, uburyo ukoramo akazi kawe nyine. None cyatumye nyishyiraho ihura ibinyibutsa. Sicyo ashaka kumenya impamvu nashyizeho. Ndabona nafana mani, nanjye ndi umufana wa mani. Usanga we narifanye kubera ushobora gusanga inshuti neza mbere narifaniraga Arsenal. Ibintu uko byaba bikaze. None se like mu buzima busanzwe wigeze kuba hari nk'ikintu wifuza kuba wambwira, kuba like ikintu nyine wigeze wumva wifuza ku buryo duhuye wakinsaba cyangwa kimbwira? Icyo nifuje cya mbere kugira ngo kubona nakubonye, ubwo ibindi tuzabipanga nyuma. wowe muri make ikintu cyonyine wifuzaga muye na DJ Pink, Imana yazigatwara umugaragu wayo, ahubwo yatinze. Pink bara uri kwiyumva gute? Telefone mu ntoki yifanze guhamagara. Imana ashobora kuba ntabwo ifite umuntu. Uri kwiyumva gute kubona njye simbizi? Okay, we byibuze ashobora kubisobanura kumva ari ibintu bisanzwe. Oh, kamera nyasha. Jesus Christ. Tunegerana ubwo urahita ushaka Nagiye hano. kabisa. Mu mazi yanjye we. None se njye ikintu ndi kwibaza. Okay, we wenda ashobora kuba yabifashe simbizi uburyo ndi kubyumvamo. Uri kumva kuba umuntu yajya ku rwego akwiyandika, ibaza ari nk'umuntu wanditse Ben akiyandika ku gatuza. Birenze ubwenge bwanjye, niyo mpamvu nanjye buri kubona ko ukuntu twatangiranye ikiganiro meze siko meze. Burya surprise yawe yari ikaze. Y'amafaranga yatsindiye. Nago mwa muri seri. Yongera twereke turebe. DJ Pink kongera kureba. Jeme man biri seri. Yongera twereke. Ongera bari mbireke ndi Oya ni Pink yerebeye ko. Pink lucky baba. Hariho n'akantu k'indirimbo hano. Iyo ni logo y'umuziki. Hano ariko harabura wayi. Arabura wayi. Azayongera. Ajya gushaka ifoto tujye gushyiraho ifoto. Anyway, nishimiye guhura nawe Jimmy. Anjye nabyishimiye. Wavuze ko nawe uri umu DJ, wadusangiza nawe ku rugendo rwawe se mbere yuko uba umu DJ, inspiration yawe, ukuntu yaje, ukuntu wabaye DJ, experience umaze gukura mu bu DJ, ndetse nyine n'icyo wagiraho inama. Uko yaje byo ntabwo ndi usubira inyuma. N'ubu nabikubwiye ko byaturutse kuri wowe. N'ubundi uwakwigishije, sinzi niba yarakwigishije, uwo twamenyanye mukorana niwe nanjye wanyigishije ko nanyije muri kariya DJ yanjye. Niwe twakoranye bwa mbere nk'uru DJ. N'ubu aho nkora niwe wahansize. Urumva aho nagiye nshinga ikirenge aho gikuye. Hanyuma ubwo watangiye ubu DJ ryari? Umwaka. Urumva ushobora kuba ari uwa kabiri. Ko nawe ndumva imyaka ibiri wirengeje n'amezi make. Umwaka n'uwa kabiri. Uri umu DJ? Ejo bundi ku itariki 14 yizije imyaka ibiri. Okay. Hanyuma se nizihe mbogamizi wahuye nazo muri kariyeri? Nta kintu kigoye kirimo ariko ibikoresho byabyo birahenda. Turi na benshi dukora kano kazi kugira ngo umuntu kwizera nyine agukoreshe. Umuntu agize amahirwe yo kugira ngo nkora buri gatandatu. Ariko biragoye ku bandi, kuri bagenzi banjye benshi baricaye. Biragoye ko wabona umu DJ nyine ukora buri weekend. Aba DJ babaye benshi, akazi karabuze. N'ibikoresho byacu birahenda. Habayeho scarcity aba DJ. Hanyuma se ibikoresho bihenda. Buri bikoresho bigura make none akazi twakabura burundu. Hanyuma se ni nk'iki kintu wambwira nyuma yuko duhuye? Njye nabivuze na mbere. Kuba duhuye byonyine birahagije. Nta kindi. Nese ubwo turi buhure nta nimero yawe njyanye. Mva mubaze ikibazo kimwe. Tubapangire date. Wowe na DJ Pink mukore date. Nakubwiye ngo amahirwe mu nzu zihonyine. Pink iyo date urayiduha? Ndayimuhaye. Wowe bwarabanza njyanye. Pink byemerera imbere y'abantu. Njyewe okay, mwemereye gukorana nawe content yo kurya. Yego. Oh my god. Okay, uramwemereye ko mu yindi episode tuzabona? Episode izasohoka
aka kanya ahubwo tutiriwe tunajya kure turahita tuyishutinga. Oh my goodness, amahirwe harya bavuga ngo kinga isosi byaye amavuta. Amavuta amavuta bya isosi bya amavuta. Amata yabyara amavuta. So guys, iyi niyo surprise nari mfitiye DJ Pink na narahuye n'uyu mujene, nifuza ko umukobwa wanjye nazamukorera iyi surprise nkamuza n'uyu muntu, kuko nawe urimo urareba this video sinyeka uramutse ubonye umuntu wakwiyanditseho uburyo wakumva umeze. Ubwo yene ubizi. Je sinzi ko naryama ngo nsinzire, nagumba mbitekereza ngo byo babibwirwa n'iki uwo babiyanditseho niyo bizi. Genda sora musigare mugani ibi bintu sinabivamo kabisa, musigare mugani. Ubu dusigiye televiziyo agira ikintu ambwira nyine. Oya nta bintu bifite byo kuvuga kuri kamera. Cyambere icyo nari nkeneye cyarugora nawe nayibonye ibintu tuvugana. Basengera umuhobere Mr. Musoza mite mwigire. Nyuma yo kurashana no kundiza mu kiganiro cye. Amarero mu biganiro abakunzi ba DJ Pink Rwanda twongeye kubashimira kuba mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Bankoreye surprise, bamuje n'umufana wanjye washyirishijeho tatuwaje y'izina ryanjye mu gatuza ke, and I'm very excited kuba nahuye na DJ Jimmy. Mumukunde, mumufollowinge, yatubwira platform ziwe. Imbuga zose nitwa DJ Jimmy B6, DJ Jimmy na B na 6. Iyo B6 se bisobanuye iki? B6 ni buto ziba kuri tantepo, zira buto ziba amakiu, zira buto ziba umunani zitwa B6. Sinzi impamvu zita B6 kandi ari umunani. Okay. Ubwo rero mwabyumvise ikintu B6 bisobanuye ku izina rye, kandi nayo nishimiye kuba nahuye nawe. Ciao ciao, ibiganiro byacu nakagaruka, turabakunda cyane. Mwibuke gukora subscribe, subscribe, share and comment. Yego. Ciao ciao. Ciao ciao.